Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Torotoro channel iba kuri YouTube. Uyu munsi n'ubundi muri kumwe na Niyita Jonathan, tukaba tugiye kuganira ku kintu cyitwa ityazo rya kijyambere. Ubundi tuvuze ityazo, abenshi wenda abakuze barabizi, cyabaga ari ikibuye umuntu yazanaga ikintu nyine ashaka gutyaza, akagityaza akaba yakwiriza n'umunsi wose ari gutyaza. Murabyibuka, umuntu akamenaho utuzi, agatyaza, umuntu akongera akamenaho utuzi, bikaba byafata umunsi wose kugira ngo icyo gikoresho wenda ari gutyaza azagikoreshe ku munsi ukurikira. Uyu munsi rero turi mu iterambere. Niyo mpamvu ibintu byose tubikorana ikoranabuhanga. Hari ityazo rya kijyambere ngiye kubabwira uyu munsi. Mu Cyongereza baryita bench grinder cyangwa se grinding machine. Bivuze ngo iyo mashini ikoresha umuriro, ikaba ityaza mu buryo bwihuse. Iyo uri gutyaza ikintu cyawe ntabwo gishobora kurenza umunota umwe, kandi ubugi bw'ikintu watyaje bukaba bumeze neza ku buryo utema ikintu cyawe cyangwa se icyo kintu gityaye kibikora neza umurimo ushaka gukora. Ahangaha rero wakwibaza uti, ubundi ityazo n'ubuhinzi na torotoro bihurira he? Yes, bihurira he rero? Nuko buriya torotoro zikoresha icyo twita ama implement cyangwa se ibintu ucomeka kuri torotoro, cyane cyane nk'iyo ushaka gutemurura cyangwa se mu rurimi rw'amahanga clearing. Iyo ushaka guhinga umurima wawe urabanza ugakuramo ibyatsi byose. Uza rero ngo kuri tractor ushyiraho icyo twita slasher cyangwa slashing machine cyangwa se implement igira gute igenda ikatakata ibyatsi. Iyo mashini rero ifitemo urwembe mo imbere, kandi urwo rugomba kuba rutyaye. Urwembe rero uba ugomba kugira gute kurutyaza kuri rya tyazo rya kijyambere kandi bikihuta, bityo n'umurimo wawe wo gutema ibyatsi nyine biri mu murimo ukoresheje slasher nabyo bikagira gute bikihuta. Ikindi, hari isuka dukoresha isanza. Iyo suka rero isanza hari igihe uba ufite iryinyo rigize gute, wenda warariguze ariko ukarigura ridatyajije. Iryo ryinyo rero arasaba ngo mbere na mbere naryo ubanze ugire gute urityaze, none mu gihe cyo gusanza intuza iyo suka yawe bizajye biyorohera, bashe gusanza neza, itange umurima usanjije neza ku buryo wateramo urubuto rwawe rugashora neza imizi nta kindi kintu cy'ikibazo kibayemo. Ikindi rero buriya nuko tuvuga ushaka gutyaza nk'iki nk'umuhoro, nabyo birihuta cyane. Muraza kubona muri kano ka video kari kunyuraho umuntu, reba imihoro afite ukuntu ingana. Ya mihoro rero tugiye kuyikoresha mu gutema ibihuru byose bikikije imirima yacu. Bivuze ngo ino mihoro yose arabikora mu minota mikeya cyane, akazi tuhita tukajyamo neza, ibihuru tuhita tubitema kandi imihoro yacu igize gute ityaye neza. Ariko nanone hari ikindi tugomba kwibuka. Bivuze ngo iri tyazo nk'uko naribabwiye rigomba kuba riri ahantu hari fixe cyangwa se bolted ukuntu, cyangwa se riri ahantu hafunze n'amavisi. Bivuze ngo niba ushaka rino tyazo rigomba kuba rifunze neza, rikanyaze, sibyo? Ikindi nuko rino tyazo ripima ibiro 11. Bivuze ngo niba ugiye kuyifungira ahantu rero ugomba gushaka ameza n'ubundi y'icyuma agize gute ashobora kwihanganira ibyo biro 11, cyane cyane ko rino tyazo nanone rikoresha umuriro. Iyo ricometse rifite icyo twita ama wheels cyangwa se rifite biriya nyine bityarizaho, biratangira bikikaraga cyane ku buryo hari icyo twita RPM cyangwa se revolution per minute. Iyo byikaraga rero mu munota byibuze bishobora kwikaraga inshuro 2950. Ibaza ukuntu ubwo bwikaraga rero ni bwinshi cyane ku buryo ugomba kugira gute, ugomba gufata ingamba runaka kugira ngo hatagira ikibazo. Niyo mpamvu ugomba kwambara ibintu byabugenewe. Niba ari gants cyangwa se gloves ugomba kuzambara.
niba ari amarinete akurinda, kuko iyo uri gutyaza hari ubuntu bw'ubwuma butoya bushobora gutaruka bukaba bwajya hehe, bukaba bwajya mu maso yawe. Bivuze ngo ugomba kwambara rinete kugira ngo niyo kataruka katakwangiriza iki, katakwangiriza amaso. Bivuze ngo rero ku myambaro rwose ibyo ni ibintu by'ingenzi. Ikindi tugomba kwitondera nuko birabujijwe kuba waba ufite iriya bench grinder idafite protection bivuze ngo biriya bintu byikaraga bigomba kuba bifite ikintu cy'amvelope kiri hejuru. Iki cyamvelope niba cyaravuyeho rero ntabwo wemerewe gukoresha iki, iriya bench grinder. Ugomba kumekinga sure cyangwa se ugomba kumenya ko byose bigize gute, bifunze neza, hanyuma ugatyaza. Hanyuma nanone ikindi ni uko ugomba kwibuka iyo umaze gutyaza ugomba kugira gute, ugomba gucomora iriya mashini yawe wakoresha. Niyo mpamvu rero mbabwira ni ibyiza by'iki bya bench grinder ni ibyo ngibyo, yihutisha umurimo, igatyaza neza cyane, kandi mu buhinzi cyane cyane mukoresha amashini murumva ko tuyikeneye cyane muki, urumva mu masuka agiye atandukanye hari ibyo tuba dukeneye gutyaza kugira ngo umurimo wacu ugende neza. Murakoze cyane rero, uyu munsi inyigisho yari iyo ngiyo, kandi mukomeze mukurikirane iyi channel, mwibuka gukora subscribe kugira ngo, kuko hariho inyigisho nyinshi cyane. Bivuze ngo twebwe turashaka kugira gute, turashaka ko ubuhinzi bwo mu Rwanda butera imbere, ubuhinzi bwo mu Rwanda bukorana tekinoloji iri hejuru. Bivuze ngo iyo tekinoloji niba narayibonye, nta mpamvu yo kutayisangiza n'abandi banyarwanda kugira ngo bakomeze nabo bagire gute, dukomeze tuzamure umusaruro w'ubuhinzi. Tuzamure rero, niba ubonye kano ka video gasangize n'abandi nabo babimenye, birumvikana abahura n'ubuhinzi birumvikana, then dukomeze tugire umusaruro uri hejuru, dukomeze dukorane ikoranabuhanga, dukomeze amashuri ya TVET nayo dukomeze tuyateze imbere twiga ubumenyingiro. Murakoze, naho inyigisho y'ubutaha. Ciao.